Ndabasuhuje, amazina ni ayandi ni Kamere Ange Zalira, nifuje kubaganiriza ku rubuto rumwe rw'inanasi. Inanasi ndababwira ibyiza byayo, mbabwira ibibi byayo, mbabwira abemerewe kuyirya n'abatemerewe kuyirya. Tudatinze rero ndahera ku bibi byayo, nibyo ngiye guheraho nkabaganiriza. Inanasi si byiza kuyirya mu gihe idahiye neza. Iyo idahiye neza itera ibibazo, igogora, ikaba yabuza yananiza igifu kikananirwa gutoranya intungamubiri uba wariye mu bindi biryo. Inanasi si byiza nanone kuba wayiha umwana mutoya, umwana ukiri munsi y'umwaka. Iyo ayiriye ari munsi y'umwaka umwe bimutera ibibazo byo kuba yarwara amakonstipation, kunanirwa kwituma bikaba byamugora. Si byiza rero kuba wayimuha akiri munsi y'umwaka umwe. Ni byiza kuba yayirya ari hejuru nibura y'umwaka umwe kuzamura, nabwo ukamuha agapisi gatoya mu gihe umwana ubona yifitiye umururumba, mu gihe ubona yishaka ugomba kumuha gatoya nabwo gahiye neza. Twagiye nanone tugiye ku bagore batwite. Abagore batwite ntabwo bemerewe kurya inanasi kuko byagaragaye ko promilere iba mu nanasi iyo ibaye nyinshi mu mubiri ishobora guteza ikibazo ku mwana uri mu nda. Ubwo rero si byiza ku bagore batwite. Mu gihe umugore utwite yumva yishaka ashobora kurya gatoya kugira ngo itaza kugumanta cya gipimo cya promilere. Twagiye rero ku byiza byayo. Inanasi ni nziza ku bandi batari abo ngabo navuze ahabanza haruguru. Inanasi ni nziza kuyirya, ifasha igogora ry'ubuhumekero, ishobora kuba yarinda kurwara amagripe, kurwara inkorora. Urumva ni byiza, yaba nk'urukingo ujye uyifata umunsi ku munsi, ariko nabwo ukibuka ko nakubwiye ko ugomba kuyirya ihiye neza. Inanasi ifasha kuyungurura amaraso yawe akagira umucyo, akaba ameze neza ku buryo udahura na bya bibazo by'amatansiyo cyangwa se byo kurwara izindi ndwara zerekeranye n'amaraso. Twagiye nanone inanasi umwihariko mutari muzi. Buriya inanasi ni nziza pe, ni nziza kuko iyo uyiriye ukayiryana n'ubunyobwa bubisi, umva ikora umuti ndakubwiye. Irakurinda, ikakurinda za ndwara z'ama infection yo mu maraso, ikakurinda kurwara amatifoyide dore aratwugarije. Yifate umunsi ku munsi uri muri siporo, nuva muri siporo uze urelaxingwe, ufata agapisi kamwe, ufata ubunyobwa bubisi urye, ubuzima bwawe bugende neza. Uzaba wikingiye kandi ntabwo uzajya kwa muganga ngo ugende ngo baguhe imiti kugira ngo wivure, kandi wawe ufite imiti y'iwacu y'umwimerere wariye inanasi n'ubunyobwa uba ukoze umuti. Murakoze cyane, ndabakunda, tuzakomeza ubutaha.